ngiye kwakira rero umuyobozi mukuru. I'm going to receive the guest of Kuko honor ni uri budufungurira iki gikorwa. because she's going to launch this event. Afite amagambo ari buvuge. She has words that she's going to share with Niwe us. keynote address. She's the keynote address. Hanyuma narangiza aradufasha icyo gikorwa cyo gukata cake. And after that, she will help us to cut the I'm cake. declaring a destiny connectors that is existing in this And she nation. will declare that Destiny Connectors exist in this nation. Let us all stand up on our feet Hama mumfashe twakira umubyeyi and help me to uhagarariye receive ababyeyi muri iki gihugu. the Ahagaze mother mu mwanya that w'umubyeyi is uhagarariye ababyeyi. representing the mothers of Reka this dukome country. amashyi yacu Let us twese clap as we receive twakira her. Jeanne Kamanzi. Reka dukome amashyi rwose Let us twakira clap and receive Jeanne Kamanzi. Good morning. Hano hari umwuka mwiza cyane. There is a good spirit in this place. Aba bantu batangiye neza badashaka kuremereza ibintu bashaka kubigira byiza bashaka kubishyira muri mood nziza mwicare. These people have started, you may be seated, these people have started bringing a good mood in the atmosphere. Kandi Pastor Kase ntabwo yashatse ibintu bya protocol nyinshi cyane. And Pastor Kate didn't want anything about protocol. So ubwo rero ubwo nyir'urugo yatangiye atyo. And since the host has started that way, ubwo nanjye ndumva ari wo murongo w'ubugenderemo. so I will go in the same mood. Ndishimye cyane ariko I'm so happy kubabona mwese. to see you all. Harabona rinzi, Some of you I know, harabo twiganye, some of you we studied together, Diana ariho araseka na Nyagato. some of them are already N'abandi harabona rinzi kuri social media. new. Some of you are new on social media. Naho rutanse muzi kuri Facebook cyane cyane. Like Hortense, I know her from Facebook. N'izindi messages agenda ashyira kuri social media hirya no hino nziza cyane. I read all the messages she sends on social media. Umugore ugize icyo akora cy'impacting abandi, at least ibyo nshobora gusoma ndabisoma. When a woman is doing something to impact others, I follow their posts and their publishing. Ndabona abakozi b'Imana, abapastori. I see servant of God pastors. Ndabishimiye cyane. I'm so grateful for you. Nashimye Mama Gatabazi wadusengeye. I thank Mama Gatabazi who prayed for us. Namwibukaga kera turi mu university yajyaga azayo mu biterane kutubwiriza tukiri abakobwa batoya. I remember her coming to conferences when we were still studying and teaching to us. We really loved her. Kandi nuko turacyagukunda nubwo And we twabura. still do love you. Ariko kubera ko ugira impact ku buzima bw'abantu tuba turi kumwe. But because you have a big impact on people's life, we are all together with you. Turishimye cyane rero twajyaga tumara tukabona she's so beautiful. Kandi ari n'umurokore twumva. We're so grateful. We used to see her so beautiful, and then she's also born again. Tukamukunda cyane. And we really loved Tukabona her. ibyo bintu ni byinshi cyane. And she has so many qualities. Ari kumwe na family tukishima tukaba inspired. So And we were inspired by her, so we love you. So ikinshimishije kurushaho rero What pleases me most, abari hano the people that are here, hari abari mu rwego rw'amadini n'amatorero, whether they are in leadership in churches yaba ari abikorera, or those who are entrepreneurs, abadona, like Donna, barwemezamirimo, abantu batanga imisoro ibintu bigakomera. businesswomen and entrepreneurs. Turakubaha cyane. We respect you. Ibintu byiza mubona hanze aha buriya haba harimo iseni utazishyizemo nyine ntibyakoze. Cash. All the things we see out there, they come from the Hari abantu bakora muri civil society bahindura ubuzima bw'abantu. people who work in the civil society and change Ndeba people's ba lives, Sidoni. like Sidonie. Kandi kera kuko ndabona mwese ndabazi dore ba Agi duherukana kera cyane. See Aggie, I haven't seen her in a while. So reka ne gutwara umwanya munini cyane I ariko won't take much of your time, ndashaka kuvuga nk'umwana uri mu rugo iwabo. but I want to speak like a child who's at home, Kuko aha ngaha ni mu nzu y'Imana. because here is the house of God.
nubwo ndi mu kazi ariko ndi umwana w'Imana. Even though I'm on duty, I'm a child of God. Reka rero ntangire biriya byarinda mu kanyugusa. That was just my greetings, but I'm about to start. Reka noneho mvuge nk'intumwa ya nyakubahwa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. I will speak like the representative of the Minister of Gender. Banyakubahwa rero bayobozi muri hano, Honorable and leaders who are here, ndagira ngo mbashimire aka kanya. I would like to thank you for giving me this time. kuma uyu mwanya. Uyu mwanya ni umwanya w'igiciro, mwashoboraga gutegura iri huriro ntimudutumire. This is a valuable moment. You would have prepared it and not invite us. Ariko kuva mudutumiye But since you have invited us, byaradushimishije. we were pleased. Nyakubahwa Minisita w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yari yifuje kwibera hano ubwe ku giti cye. The Honorable Minister of Gender and Family Promotion has wanted to be here, but she could not attend. Yantumye rero ko mbashyikiriza intashyo ze, So she sent me to give you her greetings kandi ko babwira ko yishimiye umurimo mwiza mukora, and to tell you that she's happy for the work that you are doing, kandi ko yiteguye kuwushyigikira. and she's ready to support you. Bahari She's here, nimumukenera and if you need her, ntimuzatindiganye muzamwegere. do not worry, just come to her and she will help you. Nyumva nibyo rero tugiye kuganira. And Yantumye so everything I'm going to say that she sent me, mwumve ko turi kumwe, feel her presence among us, kandi ko yabijeje ko hari and that she promised you her support. ndumva n'ubundi igihe cyose muzamukenera muzamubona. And every time you will need her, she will be there for you. Nagira ngo nshimire abashyitsi baje baturuka mu bindi bihugu. I want to thank the visitors that came from different other countries. Turishimye kubakira mu Rwanda rwacu, We are happy to welcome you in our Rwanda. kandi muzagaruke n'ubundi. Please, you are also welcome to come again. N'abashaka gutura muture, And those who want to stay, please do. ni amahoro kandi hari n'amahirwe. There is peace and joy in Rwanda. Nagira ngo Prosperity. nagira ngo rero nshimire cyane Pastor Kase, turagushimye cyane We thank you very much kubw'iri yerekwa rinini for this big vision ku mugore, on the woman, ariko cyane cyane ku muryango, but most importantly for the family, kuko umugore ni umutima w'urugo. because the woman is the heart of the family. Umugore atamerewe neza, If the woman is not doing well, ntabwo umuryango wakomera, the family will not be strong. ntabwo umuryango watera imbere, The family will not prosper. ntabwo umuryango watekana. The family will not be secured. Niyo mpamvu iri yerekwa That is why this vision, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango n'Inama y'Igihugu y'Abagore naturutsemo, the Ministry of Gender and Promotion and Family Promotion, and the Committee of Women that I came from, iki gitekerezo turacyubaha cyane, we respect this thought. kandi turashimira umurimo mwiza ukorwa n'abantu bari aha mwahurije hamwe. And we are grateful for all the good work that is done by all these people that you have called together. Muri iyi minsi Imana yatugiriye ubuntu, hari ibiterane birimo kuba hirya no hino bigenda bigaruka ku iterambere ry'umuryango. God has given us the grace to see many conferences happening throughout the country that are promoting family. Ejo bundi hari icyo twarimo kwa Mami Masoro kuri Restoration. We were in Masoro. Bamwita Mami. Kandi riramubereye. So it was so inspiring. Byari byiza cyane. It was very inspiring. Hari n'ahandi murimo murakora umurimo mwiza ku iterambere ry'umuryango. You're doing a good job for the promotion of family. Rero Kase
na bagenzi be. I imagine you are a team kuko ibintu nta muntu wabikora ari wenyine ngo bishoboke. So Kathy and her team, because I believe that not one person can do all these things by herself. Iki cyerekezo ni icyerekezo giteza imbere igihugu mu buryo bwose. This is a vision that promotes the country in every area. Mu cyerekezo cy'igihugu kirambye cyo twita NST1 National Strategy for Transformation 1 harimo ko twifuza kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere. In National Strategy for transformation, there is one role we have is to promote family, to have a stable family. Dukeneye rero abafatanyabikorwa bafatika. So we need partners that are permanent, like you. Amadini n'amatorero, like religious and churches, bari mu bantu bafite inshingano ikomeye. They have a big responsibility kugira ngo tuzagere kuri icyo cyerekezo. In taking us into that vision. Umuryango udatekanye, if the family is not secured, ntabwo twatera imbere. We cannot evolve. Bireba bintu mwumva abantu bisha abandi. If you see when they talk about people killing each other, harimo abakristo bari mu nsengero. Some of them are Christians in churches. Bamwe bafitemo n'imirimo. Some of them are ministering in those churches. Ariko ngira ngo hashize igihe kinini, but it's been a while, tuzi ko mu rusengero turirimba tugatura tugakora ibintu byiza dukorera mu rusengero tukigendera. When we have this understanding that when we are in church we just sing, we do good activities and then we go back home. Ariko kubihuza n'ubuzima bwo mu rugo bikatuvuna cyane, cyangwa yenda ntitumenye n'igihe turi bubihurize kugira ngo wa mukristo uri mu rusengero yumve ko icyerekezo cy'igihugu agomba gushyiraho uruhare rwe kugira ngo tukigereho. But we are unable to relay the Christian life to our home and our societies. Bariya abantu ni abantu b'ingirakamaro cyane. Those people are very important. Abakristo, the Christians. Niyo mpamvu bagomba kumva neza uruhare rwabo. That is why they have to understand their part. Niba ari umugabo, whether it's a man, agomba kumenya ko yuzuzanya n'umugore we. He has to know that he's a partner with his wife. Noneho za nshingano twavuze nyinshi cyane umugore afite, and all those roles that we say that the woman has, ubwo twifuza kuzikora kandi koko turagerageza uko dushoboye, as we want to fulfill them and we try our best. Ariko niba ucuruza ukaba waragiye mu isafari Dubai cyangwa handi utari mu rugo, but if udahari, but if you're a businesswoman and you have trouble to Dubai to buy your merchandise, people have to live in your home even though you're not there. So niba rero uri umuntu w'umupastori cyangwa ufite undi murimo ariko umugore wawe acuruza akaba yagiye muri mu bikorwa by'ubucuruzi, uhagarare mu cyuho. And so if you're a pastor and your wife is a businesswoman and she has traveled abroad, you have to stand in the position and fill the gap. Niba uri umugore nawe ushyigikira umugabo hanyuma ubuzima bugende neza. And if you're a woman, you have to be a helper and a support to your husband. Aho hantu rero ho guhuza icyerekezo n'uruhare rwa buri muntu kugira ngo ibintu bigende neza. And the way of uniting the vision and the part of everyone so that everything can go smoothly. Ni ikintu gishimishije ko abantu b'amadini n'amatorero ubu bagishyizemo imbaraga ku buryo bugaragara. It is pleasing to see that churches are giving this thing an importance. Kandi niko bikwiye. And that is how it should be. Ngiye rero kuri simu y'uyu munsi. If I go back to the theme of today, iyi simu Unstoppable Balanced Woman. The theme Unstoppable and Balanced Woman nziza cyane. Is a very good theme. Twahoze tubiganira twabase Unstoppable. Bamwe bati nindakumirwa, abandi bati nukuvuga ngo nyine ibintu biba bikomeye. We were talking about the unstoppable part and then we realize it happens when the things are kubikira mu Kinyarwanda ntabwo twabonye tamu nziza itunganye, ariko birumvikana ko n'umuntu ntabwo wahagarikwa. It's an unstoppable person. Ntabwo ushobora guhagarikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Be hindered by anything. Wahagurutse no kuvuga ngo wafashe ingamba kandi
ingamba zinoze ku buryo utasubira inyuma. When you have standard, you have principles, and you will not go back. Intambwe idasubira inyuma mbese. You take a step that is Hari abantu not bumva going to be neza a backslider. intambwe idasubira inyuma. So ndabona honorable Anita aseka cyane njya ngo yabimenye. I think she understood it well. Rero kuba unstoppable, So to be unstoppable, buri umuntu adafite abandi ni muke cyane. it's not something that can happen to a person who has not others to support them, a person on their own. Umuntu udafite abandi A ni person muke cyane. who is on their own is very little. Ubuzima burimo imiyaga n'imirabo. Life is full of tender and storms. Niyo mpamvu dukeneye abandi. That is why we need others. Dukeneye abantu batwongera imbaraga. We need people to strengthen us. Dukeneye abantu batugira inama. Nakunze mentorship. We need Gahunda ya people mentorship to mufite. give us counsel, to mentor us. Kugira ngo batwereke ngo aho tujya tubanze dushushanye icyerekezo cy'aho tujya, kuko niba ubwira umuntu kujya muri destiny ye ugomba kuba wumva neza icyerekezo. To help us have an image of where we are going, because when you tell a person to step into their destiny, you have to have a direction to lead them on. Ubu ngubu twajyaga tuvuga nibuka vision, dutangira vision 2020 twajyaga tubivuga, ugasanga nk'umuntu ahantu mu cyaro yafunguye nk'akabari k'urwagwa n'ikigage akandikaho vision 2020. We used to say it when we started the Vision 2020. You would see someone in the rural places opening a small bar and calling it Vision 2020. Kubera ko yumvise icyerekezo, Because they have understood the direction, aravuga ati the destination, and they're like, muri 2020 ibintu bizaba ari byiza kugeza hariya. so in the Vision 2020 we are going to be this good. Umuntu akavuga ati nanjye ntangije capital mfite ariko muri vision 2020 ngomba kugerayo. They tell themselves, I don't have a big capital, but I have to be there in the Vision 2022. Njyewe ngenda mu cyaro cyane mu gihugu hose kandi kuko abagore turi hose. I travel in rural places throughout the country. Ariko iyo mbonye reality ya planning mu buzima bw'umuntu, But when I see the reality of planning in a person's life, numva nshimye Imana. I praise God. Ubundi agatangira akaba ari nko mu isoko, Someone will start from the market, afitemo igitaro just yashyiraho imbuto, having a small place they can put their fruits noneho ku gisima just on the ground, akandikaho ngo utagushima nindi. and they will write on the ground, who will not give you thanks. Really ukabona we aratekereza ahantu yavuye, They think about where they came from, yareba na cya gitaro cy'imbuto noneho yicaye mu isoko kuko ubundi yarazizungurukanaga. and realize they have a small pot in the market because they used to go around with those fruits. Akanyurwa kandi mwaganira akakubwira ko ari we muntu wishimye kuri iyi si. And they feel satisfied, and if you talk to them, they tell you they are really happy. Rero icyo nifuza kuvuga si ukugira ngo tunyurwe n'ibintu bitoya, I don't want you to be satisfied with little things, kuko muri gahunda nini, muri gahunda ngari y'igihugu, because in the big plan of the country, abagore bafite inshingano yo kudrivinga economy. women have the role of driving the economy. Icyo kintu muracyumva neza? Do you understand that Urumva well? inshingano dufite? Do you understand your Ubwo ni role? ukuvuga ngo civil society That means the civil society, tugomba gukora kuri mindset y'abantu. we have to work on people's mindset Imbaraga zibarimo zose bakazisohora bakazikoresha. to bring out all the strength they are carrying within them, Amadini n'amatorero in churches and religion. mukaganiriza abantu mukabigisha mu ijambo ry'Imana harimo ubwenge kandi Teach ubwenge people pure the wisdom, word of God that gives pure wisdom, bagatekereza neza bagafata inshingano bagahaguruka. that they may think well and that they may take their role to heart and stand. Kubera yuko Because abagore kudrivinga economy biradusaba kugira business zifatika, imirimo myiza ifatika. for women to drive economy, we have to have business that are fruitful and jobs that are fruitful.
kuba business owners, kugira business yawe nawe ugaha abandi akazi apana kuza to be business owners and give jobs to others. abaririmbyi ndimo ndabona abaririmbyi hano I can see singers among us. ukagira ni nka industry To have your own music industry, ukagira timu y'abantu mukorana, a team of people you work with, nabo baba barimo babona akazi, and they will be having job, you will be employing them, ikagutunga kandi ikaduteza imbere twese and your talent will feed you and will develop all of us together. hanyuma ariko n'abakorera leta nkatwe natwe Imana iradukoresha, those who function for the government, God uses us too. tugakora tukanoza tukagera kuri benshi tukabasangiza icyerekezo kandi icyerekezo kibahagurutsa. We bring quality service and we influence others to have decisions that will lift them up. Kuba unstoppable, to be unstoppable, birashaka ko aho ntuye requires that where I live, ibyo bintu babyumva nk'uko mbyumva. Abahanga muri human resource management hari ibintu bita abantu ba emptiers and fillers. Emptiers ni abantu muvugana ukumva imbaraga zikuvuyemo, akakubwira ati ntubu kuko iyi business yawe utarakoze na feasibility study, ko yari business nini kwikeneye n'amafaranga menshi, akaguca nk'intege. So the expert in human resource have classified people like emptiers and fillers. The emptiers are those that drain your strength, that drain your vision. They're like, you don't have enough resources, you don't have enough experience. Are you sure you're gonna make it? Hanyuma fillers, and the fillers, iyo muhuye, when you meet them, mutandukana ufite igitekerezo, wumva uri empowered. When you go away from them, you are empowered, you are strengthened to move forward in your vision. Harimo ikintu kiguhagurutsa, hari igitekerezo kiguhagurutsa. There's a thought that will lift you up. Ukavuga uti ngiye gukora. And you feel determined to do what you called yourself. Wagera wenda kuri field ugasanga hariho ibitagenda nkuko wari wabitekereje. And when you get to the field, of course you will find things that will not happen the way you planned it. Niyo muhuye ukamugutse icya gitekerezo uti byagenze bitya uti hanyuma nkoriramo n'imbogamizi aravuga ati uretse gato genda ugane na Hortense uravayo byakemutse. And when you meet them, you tell them, the thought we had, I went there and I met this and this problem, and she will tell you, don't worry, go meet with Hortense, she will help you solve that problem. Iyo ugiye mukaganira, when you go talk to those people, arakubwira ati ngenze umuntu South Africa. They'll tell you, I know someone in South Africa. Witwa Kathy. Her name is Kathy. Hari umukristo basengana ukora iyo business. There's a Christian they pray together who does the same business. Mu cyumweru gitaha arazi naho abafite igiterane. Next week they're coming together, they have a conference. Nzabahuza. I will join you two together. Urumva network no connection. Ndakubwiza ukuri ko uwo muntu ntashobora gutakara. And that person cannot be lost. Kandi ntiwamuhagarika kuko afite amaboko. And they cannot be stopped because they have strength. Kandi yari amaboko y'abagore. And if they are strength that comes from women, ntiwamukura mu maboko y'abagore. You will not take them out of their hands. Business izakora, the business will function, kandi nawe umutima we ntuzahungabana kuko azaba ari supported mu mpande zose. And their heart will not be disturbed because she's supported from every corner. Ndagira ngo rero mbasabe, so I want to request from you ikintu cyo gushyigikirana kandi ntibashimire ko hano mwana gitangiye, to support each other and to thank you because you have already started to do so. Icyerekezo cy'umuntu mu giherekeza. Go with the vision of a person. Urabona aba batangiye mu 2000 ari kumwe na Mama Christine. She has started in 2000 with Mama Christine. Amuherekeza muri urwo rugendo. Following up, accompanying her through the journey. I'm sure harimo n'ingorane. They have met a lot of trouble, I'm sure. Ntabwo ibintu byagenda neza gusa. Things cannot go well all the time. Ariko dukeneye ukeneye mugenzi wawe. But you need each other. Ngana ku musozo rero, as I'm concluding, nagira ngo mbabwire ko nyuma y'imyaka 25 I'd like to tell you that after 25 years igihugu cyacu kibohoye, that our country was liberated, urugendo rw'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, the journey of gender equality bushinze imizi, has rooted, abagore bitezweho byinshi. The women we are expecting a lot from women.
reka mbahe ingero nkeya gusa. I'll give you a few examples. Tumaze igihe tuganira ku bibazo biri mu muryango. We've been talking about problems that are found, conflict that are found in families. Hari ibibazo yego bijyanye n'amakimbirane nk'uko yaravuze, ariko hari n'ibindi. Hari ibibazo byo kugwingira kw'abana, mumaze igihe mubizi kandi mubiganiraho namwe mwese muri abayobozi. The problem of children that are being stuck, and we have been talking about it as leaders. Ibibazo by'isuku idahagije, cleanness problem. ubwo nyine bivuze uko byitwa n'umwanda muri make. Uretse ko mba numva biteye isoni Hygienic problem. hari umwanda somewhere really byaba atari ibyo, ariko nyine niko bimeze. That is how it is. Tugomba gufata ingamba. We have to take positions and measures. Hari ibibazo duhuriyeho n'abandi. We have problems we share with others. Bakavuga bati ikibazo cy'ubukene abanyarwanda tugahagurukira hamwe. When they talk about poverty, all Rwanda rest together. Ariko hari ibintu bavuga tukumva dushobora gufatanya n'abandi ariko tukagira uruhare runini. Something they say we can join others, but we can also have a big part to play in it. Nubwo bavuga ngo dufite ihame ry'uburinganire, turakorana, turafashanya, ariko akenshi usanga ni twebwe tugishinzwe imirire mu ngo zacu. When we talk about equality and gender, we talk about how we help each other, but we are still responsible for the feeding of our family. Rero niba ari twe tubishinzwe, and if it's our role, kuki tutagabura indyo yuzuye? why don't we give a balanced diet? Nzi neza ko mu nsengero bagiye bagira gahunda z'ababyeyi, byose muragerageza uko mushoboye, ariko twongeremo imbaraga. We have mothers programs in church. Let's put more strength in this. Abari muri civil society namwe buri muntu akora uruhare rwe. Let those who are in civil society also play their role. Ndetse n'abigenga. And those who are in private sector. Mushyiremo n'amafaranga yanyu kuko hari n'ababibura ngira ngo wete. Put your investment in this. So nagira ngo mbabwire gahunda twafashe. I want to tell you the program we have taken. Nk'inama y'igihugu y'abagore. As National Women Council. Urwo rwa urugero rutoye bijyanye n'isuku, ibijyanye n'imirire, usanga kenshi ari twebwe tubikora tunabikurikirana mu ngo zacu. We gave you a few examples about hygiene and food in our family. Icyo rero numva tugifiteho ubushobozi. We have power over this. Niko tubyemeranya. Are we agreeing? Abemeranya nanjye mu binyereke, muri gukoma mu binyereke. Can you show me that you agree with me? Hariho abo tutemeranye, ubwo sinzi uko iwabo babigenza. I don't know how those we ariko bamutima w'urugo bona n'ubundi aribo ba nyiri iyo nshingano cyane cyane. Parts of the family are the one who are responsible for those functions. Kandi nta nicyo bitwaye dufatanyije n'abandi, we can still drive. And if we join together, partner with others, we can still drive. Ubwo rero twahisemo imihigo mu nkingi eshatu za guverinoma ku bagore bose. We also took target in 3 areas as women in the government. Mu rwego rw'ubukungu, in economy, mu rwego rw'ubukungu tugomba kujya twibikira saving. We have to have savings. Tukajya twibikira amafaranga ariko tugamije gushora imari kugira ngo tuzabe ba business owners, b'abagore bafite ama business baha n'abandi akazi, so that we can invest and be a business woman employing others, cyangwa tunabeho neza, and we can have a better life. Tukabitsa muri banki kandi, and we save in our bank accounts. Feedback dufite ya Minecofine, the feedback we have from Minecofine, nuko abagore babitsa mu bimina cyane bari muri informal sector, is that women are putting in those informal sector, mu bimina ibintu by'umwihariko kandi harimo amafaranga menshi, in small saving groups, and they have a lot of money saved there. Dusabwe rero kuyashyira muri economy y'igihugu, akaba plan ndi nk'ayandi agakoreshwa, kandi ibyo bintu turabishoboye kuko amafaranga yarahari. Ngira ngo igikomeye ni ukuyabona ubwahari kuyashyira muri banki, ngira ngo ntibikomeye. We have to put the money in the system so it can function throughout the country. If the money is there, let's put it in our bank accounts. Ndavuga bike gusa ariko imihigo ni muyishaka rwose tuzayiba. Kubijyanye n'imibereho myiza, about well-being,
harimo kurwanya ibyo by'imirire mibi. We have to work on having balanced diets. Stunting mu bana batoya, Fight kugwingira. stunting in children, Kandi natwe abakuru tukarya neza. and also for adults to have a balanced diet. Kuko kurya neza ntabwo bidusaba byinshi cyane tudafite. Ibyo dufite birahagije tubishyizemo gahunda tukabiteka neza twarya neza. Because it doesn't take much, we can use the little we have and prepare it well and serve it. Kandi tukabyara twabiteganyije. And Family also to planning. have family planning. Kuko tubyaye benshi byatuvuna kubarera natwe bikadushajisha tugatarinye kandi ni bibi ku mugore w'umukristo. Because it will be hard for us to raise children with Sibyo abapasiteri muri aha? no platform, and it can. Ibyo bintu rwose mubyiteho kuko ni ibintu bikomeye cyane. We have to take care of this thing because they're important. Tugomba gusa neza, tugomba kumera neza We mu have to mubiri. look smart and look good in our physical body. Ntabwo watekereza neza utameze neza mu mubiri. You cannot think correctly if you're not healthy. Ubwo rero hari byinshi cyane twaganira. We can talk Bijyanye about n'imiyoborere, things about leadership. nagira ngo dusabe abakristo turi kumwe hano. I would like to ask all the women Christian we have here Mumenye ko ibijyanye n'ubuyobozi uretse mu itorero n'ahandi birabareba. to know that the leadership does concern you, whether it's in church or elsewhere. Hari igihe mu kagari mu mudugudu aho utuye iyo bavuze bati tugiye gutora aba n'aba ugasanga ntiwiyamamaje kandi ubishoboye tukureba mu rusengero uri umuntu uvuga ijambo ubwiriza ubutumwa kubera icyo utabwiriza na hariya kandi ko ariho umucyo ukenewe. Sometimes we have elections in our sectors and villages in our neighborhood, and you do not give your candidates when we see you preaching in church. Why can't you give your knowledge even to your neighborhood? Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Kuki mudatwara umucyo hanze ko aribo Why bawukeneye? don't you bring the light in the world because they need it? Turashaka abagore kujya mu nzego z'ubuyobozi. We want to see women to go in the places of leadership. Nibajya gutora mu nzego z'ibanze When they're electing local leadership, local leaders, mujye mugenda namwe mujye. please be part. N'ahandi hose mwiyamamaza. Give yourself as Ahantu candidate. hose Imana yarahaduhaye. God has given us all those places. Ikindi umugore mwiza w'umukristo A good Christian mu woman miyoborere, in leadership. urugo rwe n'urw'abaturanyi aho ari hose ntihagomba kumvikana amakimbirane. They can't have conflict in their home or in their neighborhood. Amakimbirane mu rugo rwawe kirazira. It is forbidden to have conflict in your home. Kandi ugacanira n'abandi urumuri, umuturanyi wawe nawe byaba bihari ukabijyamo ukabafasha. And you also become a light to your neighbors. You bring them counseling if they have trouble. Tukera imbuto Bearing fruits kandi tugatyazanya. and encouraging each other. Ugatyaza mugenzi wawe, umugore mugenzi wawe niyo yaba adasenga. You encourage your neighbor or woman even though they're not praying people. Ubwo rero ku bijyanye n'imiyoborere, And as far as concerning good governance, imiyoborere ni no mu rugo rwawe, ni mu baturanyi, you start from your home and your neighborhood, ni mu rusengero, in your church, naho ukorera ku kazi, where you work. za multitaskers functions zacu zose aho tuzikorera hose hashobora kuba leadership. Everywhere where we do our multitasking function, they can be good leadership. Nagira ngo rero bizeza ubufatanye nk'uko natangiye mbibabwira. I promise you partnership, as I started saying. Ariko hari ikindi kintu nifuza kubasaba. Nabonye hano hari abapasiteri benshi. I'll ask for something else. I've seen there are many pastors in the building. Sinzi niba habaho forum y'abapastors tujya tugerageza gushaka kubatumira ngo tubingeginge mu byo turimo gukora, yaba ari muri plan. Mami we twabiganiriyeho muri restoration. I don't know if we have a forum for pastors. Many times we try to contact you so we can actually include you to our plans. We talked about it with Mami in restoration. Mugerageze dukore network.
Let's do a network kugira ngo ibyo twifuza gukora so that what we want to achieve no muri iki cyerekezo kinini cy'igihugu in this big vision of the country, nitujya tujya kugena ibikorwa, when we want to place activities, tujye duhagararana tuvuge ngo mwe muhagaze aha, dore umurongo mwebwe mugiye gukorera, mbese tubiganire, that we may stand together with you, have planning of how we are going to execute the things. hari ubwo tukurikirana tukagenda bakatubwira ati hari foramu yabo, foramu y'amadini, twajya gusanga tugasanga representation y'abagore tukayibura, batariko bibera muri churches zose. Ibyo rero ntabwo byoroshya coordination. Sometimes when we are following up trying to find a forum, we can't find leadership for women, and they tell us it's only in churches, and we want to have a clear way of connecting with you. I'm sure muzabikora. I'm sure you will work on it. Murakoze cyane, ubufatanye twe turabwemeye rwose, turahari, turabanyu, namwe kandi muri abacu. Leadership with you, we belong to you as you nagira ngo belong rero to us. soze mbashimira, mbifuriza ibihe byiza, Through this, thanking you, wishing you good times. mbashimira aba speakers mwahisemo. I thank you for the speakers you have chosen. Aba bose ni abagore b'ubwenge bigisha bagenzi babo, All these are women of wisdom who teach others, bafasha who help, muri uru rugendo rw'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. who are up in this journey of gender equality and promotion of families. Kuri icyo rero nagira ngo mvuge ko ku mugaragaro mfunguye Destiny Connectors mu Rwanda. So I officially launch Destiny Connectors in Rwanda. Thank you very much.